wowe ntacyo ukeneyeyo, ntacyo ukeneye, nta mafaranga ukeneye, nta ugushyigikira ukeneye, wowe nta kibazo. Ariko umwana wawe umwigisha iki? Iyo muganira n'umuhungu wawe, muganira ibyerekeranye n'ubuzima, muganira ibyerekeranye n'idini, muvuga iki? Aha rero ntukuri icyo kuvuga. Abana bacu benshi bamaze kwirahira Jesus, aho umuntu yakaba yavuga ngo ya Allah subhanallah, kandi noneho umwana agatangira kuvuga Jesus. Yego, abe umubyeyi umwe aza kwihangana bibwira abayisilamu, umwana w'umuhungu none aravuga ati okay, nongere kambihindure njye mvuga Muhamad. Bavuga Yesu nabo ikintu cyaba ati Muhamad nabwo nibyo. Numva ari sawa, yaragizemo umutima wo kubihindura, ariko si ibyo. Ntabwo Muhamad uramushaka biki? Hano hanze hari ingeso yo gusoma umurongo umwe, haleluya, umwe agace nuko ijambo ry'Imana riravuga riti ngo mukunde umuntu mugenzi wawe ngo wikunda, haleluya, bikaba birarangiye tukajya mu bindi bisobanuro. Noneho kumva nk'umwana w'umusilamu kaza arimo aravuga ngo numva nimo gucika intege mu byerekeranye no gusara. Yego, wallahi wa muri iyi minsi ngo ndumva ngo Jesus ari kunyinjira. Umugore w'umwisilamu noneho wajya kumva ngo umugore w'umwisilamu ngo aragenda akajya mu masengesho bakamusengera kwa Jinalaye, ariko akagaruka akanasara. Noneho ngo hakaba hari ahandi bababwiye ko hari Imana ivuga, abantu bababwiye ko hari Imana ivuga, ngo Imana ya bucece mu bayisilamu ntabwo ifite agaciro cyane, ureka bajya ahantu hari Imana ivuga. Wowe ntacyo ukeneyeyo, ntacyo ukeneye, nta mafaranga ukeneye, nta ugushyigikira ukeneye, wowe nta kibazo. Ariko umwana wawe umwigisha iki? Iyo muganira n'umuhungu wawe, muganira ibyerekeranye n'ubuzima, muganira ibyerekeranye n'idini, muvuga iki? Aha rero ntukuri icyo kuvuga. Abana bacu benshi bamaze kwirahira Jesus, aho umuntu yakaba yavuga ngo ya Allah subhanallah, kandi noneho umwana agatangira kuvuga Jesus. Yego, abe umubyeyi umwe aza kwihangana bibwira abayisilamu, umwana w'umuhungu none aravuga ati okay, nongere kambihindure njye mvuga Muhamad. Bavuga Yesu nabo ikintu cyaba ati Muhamad nabwo nibyo. Numva ari sawa, yaragizemo umutima wo kubihindura, ariko si ibyo. Ntabwo Muhamad uramushaka biki? Hano hanze hari ingeso yo gusoma umurongo umwe, haleluya, umwe agace nuko ijambo ry'Imana riravuga riti ngo mukunde umuntu mugenzi wawe ngo wikunda, haleluya, bikaba birarangiye tukajya mu bindi bisobanuro. Noneho kumva nk'umwana w'umusilamu kaza arimo aravuga ngo numva nimo gucika intege mu byerekeranye no gusara. Yego, wallahi wa muri iyi minsi ngo ndumva ngo Jesus ari kunyinjira. Umugore w'umwisilamu noneho wajya kumva ngo umugore w'umwisilamu ngo aragenda akajya mu masengesho bakamusengera kwa Jinalaye, ariko akagaruka akanasara. Noneho ngo hakaba hari ahandi bababwiye ko hari Imana ivuga, abantu bababwiye ko hari Imana ivuga, ngo Imana ya bucece mu bayisilamu ntabwo ifite agaciro cyane, ureka bajya ahantu hari Imana ivuga. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Salatan wa salaman ala al-habib al-mustafa
Muhamad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Turamushimira Allah subhanahu wa ta'ala, niwe ugena iherezo ryiza kuri abandi bamukunda kandi bamutinya, iherezo rigoye kandi riteye agahinda riri kuri babandi bazigomeka. Amoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhamad bera bibona basangira ngendo be. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha amahirwe yo kuba mu bagaragu be beza, abagaragu bakusanya ibyiza hano ku isi, abagaragu bagerageza gukora ibikwiye. Hirya y'ejo bundi ubwo tuzaba twimuka nta wamenya tuzagira impamba tuzatahana cyangwa se tuzitwaza. Munsi tugiye kugaruka twongere tuganire ku bijyanye n'idini yacu, ariko dukunda kwiga dushaka gukomeza ubwenge bwacu, dushaka gukomeza idini yacu, dushaka gukomeza imyemerere yacu, dushaka kumenya ibyihishe inyuma ya bya bindi byose byiza dukora. Abantu barasari, nibyo alhamdulillah turasari. Abantu barafunga, ni sawa. Abantu baratanga, nibyo. Abantu baryama bakabyuka, ni sawa. Ariko umusilamu agera ngo agacika intege, noneho ngo yagera ahantu ngo kwibaza ngo ariko ngo harya ko hari ahantu nize bavuga ngo Yezu ni Alfa na Omega, Yezu akaba ari we wabanje akaba ari nawe uheruka, kandi nkaba numva biri kunjyamura. Noneho kumva nk'umwana w'umusilamu kaza arimo aravuga ngo numva nimo gucika intege mu byerekeranye no gusara. Yego wallahi muri iyi minsi ngo ndumva ngo Jesus ari kunyinjira. Umugore w'umwisilamu none wajya kumva ngo umugore w'umwisilamu ngo aragenda akajya mu masengesho bakamusengera kwa jina la Yesu, ariko akagaruka akanasara. Noneho ngo hakaba hari ahandi bababwiye ko hari Imana ivuga, abantu bababwiye ko hari Imana ivuga, ngo Imana ya bucece mu bayisilamu ntabwo ifite agaciro cyane, ngo reka bajye ahantu hari Imana ivuga. Hanyuma ubutumwa wambwiye ati buriya dufite icyorezo cy'abadamu dusiga mu rugo tukajya guhaha, hanyuma ngo bakajya mu cyumba cy'amasengesho ngo kureba Imana ivuga. Habyo bintu mujya mubimenyera, bituma iyo tubimenye bituma tugaruka ngo tuze tubabwire ibintu bituma mukomera mu idini. Kubera iki muri abayisilamu? Niyo mpamvu nyamabwira, ariko nyamara mbino mujya munabirikodinga mu mishyira urubyaro rwanyu. Uzi kubona usari 5 ku munsi zigidinga nitya, iyo ku kirenge inganitya, umutima wawe umeze neza, wajya kumva ngo umukobwa wawe mu mubana mu rugo ngo yabaye umuntu ngo murokore ngo ntabwo tukwajina Yesu. Ariko nta bumenyi abenshi nta bumenyi baba bafite. Ibintu ni bibiri: kugenda ari injiji cyangwa kugenda akurikiye akazi n'amaronko. Ariko hari izindi nyigisho twiga zitubwira ko amaronko ntahoraho. Umuntu aguha akazi ariko ntakagugumishaho, sibyo? Umuntu harakubaha akaguha intebe, ariko hari abandi bayicayeho mbere, nawe uzavaho. Igihe uzava ku ntebe uzajya. Yego abayisilamu tuba tugomba rero kuganira ibintu bifatika, tukarenga kusare. Alhamdulillah murasare, nari nimaze kubivuga. Kufunga alhamdulillah, yewe ugasanga umuntu afunga na sunna, ariko imani ye ikaba idakomeye, akaba atazi impamvu kugeza ubu ngubu ari umwisilamu. Ubushize twarimo tuganira twibaza tutari koko natangiye kuri Alfa na Omega mwamwumvise Yesu, kubera ko yagombaga kuza niwe wenyine, akaba intangiriro akaba n'iherezo, nabyo bifite igihamya zindi abantu bashingiraho. Ariko noneho bukaba ari we wa mbere, akaba ari n'uwa nyuma, akaba ari nawe ufite urufunguruzo rw'ikuzimu, akaba ari nawe ufite urufunguruzo rw'ijuru. Uzaca ko ngo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data atamujyanye.
wowe uzagenda ute? Umwana wawe kumutirika biroroshye. Wowe ntacyo ukeneyeyo, ntacyo wayiro ukeneye, nta mafaranga ukeneye, nta gushyigikira ukeneye, wowe nta kibazo. Ariko umwana wawe umwigisha iki? Iyo muganira n'umuhungu wawe, muganira ibyerekeranye n'ubuzima, muganira ibyerekeranye n'idini, muvuga iki? Aha rero ntukuri icyo kuvuga. Abana bacu benshi bamaze kwirahira Jesus, aho umuntu yakaba yavuga ngo ya Allah, ya Allah, subhanallah, kandi noneho umwana agatangira kuvuga Jesus. Yego, ane umubyeyi umwe aza kwihangana bibwira abayisilamu, umwana w'umuhungu none aravuga ati okay, nongere kambihindure njye mvuga Muhamad. Bavuga Yesu nabo ikintu cyabati Muhamad nabwo nibyo murumva ari sawa. Yaragizemo umutima wo kubihindura, ariko si ibyo. Ntabwo Muhamad uramushaka biki? Muhamad mwihorere, urumva? Ahubwo tabaza Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, tangaro ryo, bismillah, mu bundi buryo. Ariko Muhamad wo mwihoreye, kuko ntabwo biri muri iyo nzira. Iyo uri kumwe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe cyangwa umwana urero, umuganira iki? Iyo ngingo mujya muyigeraho. Nkanenga abantu bavuga ngo ibintu ngo by'abantu b'abakafiri ngo nta muntu bijyamo. Huzaifa ibn al-Yamama, muzangiranye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we yabaga ari kumwe n'intumwa, ubundi yitwaga umunyamabanga we kandi akaba umutasi wo hejuru gato cyangwa se wa hafi cyane. Noneho avuga ati abandi bajya bakunda kubaza intumwa ibintu byiza, bakamubaza tuzajya mu ijuru dute, ni gute nakora Imana ikankunda, abantu bakanyemera. Abantu aravuga ati jye nakunda kubaza intumwa ibintu bibi bishobora kuba, ibibi bishobora kuba. Ni iki nshobora kunyerera mu myemerere nkagwamo nkaba ngiye? Ni irihe jambo ribi navuga? Ariko umurozi twahurira, yego, amajini twahura, abantu bose ntibatinya shitani. Shitani nsakiranye nawe, ubwo byagenda biti? Nagundagurana nawe, nabigenza. Ariko Rasulullah, buriya nk'igihe uzaba upfuye, tuvuge ko igihe, urumva igitekerezo cy'umuzaba, igihe uzaba upfuye mbwirwa nzagenda. Ntabwo bizaba ari ibihe bya fitina, n'abantu nyuma yaho bazagenda bacikamo ibice. Aha, nzabigenze nese, urumva bizaba bikomeye. Uzarebe jama, uzarebe ahantu hari jama ariyo ujyaho. Hamwe ati none se bose bashwanyutse, noneho nkasanga hari jama, nkabura jama. Hamwe tuzabihorere bose bigumire wawe. Ego, urumva kumenya ibihe bikomeye ubyitwara. Amasaha agira iminzani myinshi byakomeye. Nk'uyu musore nkundana nawe anyanze na kwamira najya he. Uyu mugabo buriya abe abagore benshi bakunda kuvuga ngo umugabo apfuye. Uyu mugabo apfuye, ibisamba atarayinyandikaho najya he. Ariko nawe ujya utekereza umugore apfuye akagusigira abana mu w'imyaka 6 n'uw'3, wowe wageze. Aha, ntabwo byoroshye. Okay, ndagarutse. Ubwo nagiraga ngo imyemerere yacu tuyubake, tuyishyiriraho amagaridefu afatika. Ntube wemeye gusa, ntuburaho. Ubushize nababwiye ku byerekeranye, ndibutse ariko mbibutse ko turi ku nsanganyamatsiko yavugaga ngo Muhamadi ko mudasabira intumwa. Yego subhana, nawe uri uvuga umuntu w'umucuruzi hano hanze, reka ndavuga intumwa y'Imana Muhamadi sallallahu alayhi wa sallam yagombaga kuza hano hanze. Ntabwo abantu babizi ko Muhamadi yaje, ntabwo babizi. Ni Yesu gusa Alfa na Omega, aca karongo agikuzimu, akubita sekibi, amwambura urufunguruzo, birangiza hanyuma hitazamuka
ari n'umuntu wabikinyuma agafilime ngo yagezeyo ngo aramuniga ngo sinzi ukuntu yamubwiye arajegeza ngo yikanga urufunguzo yarurekuye ngo undi nawe ararufata aranduruka sawa ariko ngo byarangiriye nta yindi ntumwa yaje ariko se niba yaraje koko yagombaga kuza intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam. Nabanyuriye rero muri byinshi by'amateka amadini n'ukuntu byagiye bigenda mbagerera mu kinyejana cya 7 intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam igiye kuza yasanze hari inyandiko zatoranijwe ziri aho ngaho abantu bagenderaho, zimwe zishingiye ku buzima bwe byitwa isezerano rishya bikitwa ivanjiri, ariko mbabwira ko nta vanjiri ibaho ya Yesu. Nanababwiye ko umuntu uzayibona azayinzanire nanjye nizomeremo, simubwiye ngo nzamuha ijuru uko ntaryo ngira, murumva, ariko nanjye ngize amahirwe nayibona, ariko icyo nzi ko ntayibaho. Abakaba amavanjirani yanditswe na Luka, yanditswe na Yohana, n'iya Mariko, n'iya Matayo. Ariko mbabwira ko nizo nazo ubushakashatsi bugaragaza ko atari bo bazanditse, ahubwo ari inkuru zanditswe zirabitirirwa kugira ngo zigire ijambo mu bantu. Nabyo ntacyo, reka zibeho tuzisoma, ariko turimo turazikuramo iki? Hakabaho amabaruwa yanditswe na Pawulo agenda yandikira abantu hirya no hino, mu byo turi buganireho bike cyane ese mu munsi nabyo turaza kubigarukaho. Hakabamo ibitabo bya kera, mbabwira ibyerekeranye na Zaburi mbabwira ko irimo imeze neza nka Korowani abatari bahari. Ibice byayo nuko nko bipanze 156, buri gice kigagenda kigira imirongo yacyo. Igice cya nyuma cyayo nacyo gifite 60 nk'uko tubifite muri Suratul Nas. Hakabamo kumbukumbu la Taurati, aricyo gitabo cyagombye kuba cyitwa Taurati, ariko kikitwa ubutegeko kwa kabiri mu Kinyarwanda, kubera ko abantu bashyizemo amagambo wayo babonaga ari sawa, barekenamo babonaga bagomba guhindura, barabihindura batuzana ubutegeko kwa kabiri nako kurimo aho ngaho. Ibitabo byitwa ibya Taurati cyangwa se ibitabo byitwa ibya Musa, murabizwi yazanye amategeko 10 agabwa igitabo cya Taurati, ariko hari ibindi byitwa Kuva, Intangiriro, wati ibitabo 5 byitwa ibya Musa, ariko Musa ntabwo yatahawe ibyo bitabo. Ariko ibyo byose bigahurira mu ikusanirizo ry'ibitabo ryitwa Bibiliya, tukajya gushakamo amakuru ajyanye nuko Imana iri kuvugwa, birimo biravugwa biti. Hano hanze hari ingeso yo gusoma umurongo umwe, haleluya, umwe agace nuko ijambo ry'Imana riravuga riti ngo mukunde umuntu mugenzi wawe ngo wikunda, haleluya, bikaba birarangiye tukajya mu bindi bisobanuro. Nuko Imana ikaba yaratanze ibitabo, abantu bagenda babikora batyo, amazina yabyo n'ibishaka gusa nabyo bihuriye muri Bibiliya. Hano ibyo ngibyo bigaruka ku ijambo nababwiye ko Bibiliya ntabwo ari igitabo. Bibiliya harimo ibitabo byinshi, udashaka kubyumva ubwo ngubwo yaba ariko abyumva, ntabwo tubimuhatiye, ariko navuga ko ari amashuri make cyangwa se guheza ingundi kuri iyo ngingo. Tugiye kugaruka rero, intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam yaje icyo gitabo gihari, kubera ko cyatangiye gukusanywa, yagisanze kimaze ibinyejana 3. Ibaze mu kinyejana, mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 bakora ibyo bitabo, babyemeranywaho, icya 5 kibicaho, icya 6 gicaho, mu ntangiriro neza z'icya 7 nibwo yatangiye kubona ubutumwa bwari buje gukora iki. Muhamad koko yagombaga kubaza, nihuse nababwiye ikibazo cy'umurongo ugaragara mu gitabo cyanditswe na Yohana. Mbabwira ko uyu mugabo witwa Yohana, ku magambo yanditse cyangwa yamwandikiwe byose birashoboka, uyu mugabo witwa Yohana ubwe ku gihe cye bamubazaga niba ari intumwa cyangwa se ari intumwa itegerejwe
cyangwa ari yari yarabayeho igapfa ikaba yazutse. Ibintu byari bitatu rero kuri Yohana bagombaga kumubaza. Ni ukumubaza niba ari wa muhanuzi. Ntabwo tuzi uwo ari. Arabasubiza ati ntabwo ndi wa muhanuzi. Baramubaza bati wowe uri umuntu witwa Kristo? Arababwira ati ntabwo ndi. Okay. Uri Eliya? Eliya akaba ari intumwa yari yarishwe totejwe, noneho ubwami bwari aho ngaho bukaba bari bafite ubwoba ko hari ikintu cyitwa kuzuka cy'umuntu uzitwa Eliya. Eliya uburyo yari yaradutesheje umutwe. Ibi bisobanura ko Eliya ashobora kuzazuka umunsi umwe. Ikintu cyo kuzuka ubundi cyahoraga muri iyo mitwe, mu mitwe kirimo. Ni nkaho video yagombaga kubera kuri Eliya yimukiye kuri Yezu nyuma. Niba mubyumvise neza, video bari bategereje mu mutwe wabo plan ukuntu yari kuri Eliya. Mbese ni nkaho itashobotse ikaza kwimuka igasimbuka ntibe kuri Yohana kuko niwe wabazwaga, ahubwo ikaza kuba kuri Yezu nyirizi. Abantu batatu rero. Yezu ntabwo ari Eliya wazutse. Yezu ntabwo ari Kristo. Yezu nta nubwo ari wa muhanuzi wundi. Arababwiye ngo ndijwi rirangurura mu butayu. Ngo bigende bite? Ngo nimugorore inzira y'Uwiteka. Yababwiraga ngo bagorore iki? Inzira y'Uwiteka. Mwabyumvise ko hano harimo tauhid. Nababwira ngo muri bya bitabo ducamo tugashakamo tauhid ishoboka yo guca umurongo. Arababwiye ngo nijwi rirangururira mu butayu ngo nibagorore, ngo rivuga riti nimugorore inzira y'Uwiteka. Yego, ihidina sirata al-mustaqim. Mujye mu murongo, udkhulu fi silmi kafa. Mujye mu murongo neza. Icyo avuga hano. Tumuvuyeho rero. Buri munsi hari uwategerejwe wagombaga kuzuka, hari Kristo wagombaga kuza bitwa Mesiya. Nubwo mumva hano yitwa Kristo, ubundi mumwe iki ni Kigereki. Kristo ni Kigereki, ariko yagombye kuba ari mu rurimi rwabo witwa Mesiya nyine. Hano Mesiya niyo yagombye kuza, cyangwa se Mesihi akaba ari kwaza yitwa. None iyo bihinduye bikaba Kristo, ni ukugira ngo iyo Kristo iza yunganira idini rya Gikristo ryabayeho nyuma yuko Yezu agenda. Bigira uko byitwa. Kristo bategereje ko aza Mesiya, ariko ntaraza. Buri munsi bacunganwaga nawe. Nahoze nsoma abantu bashatse kwitwa ba Mesiya n'uburyo bagiye baburizwamo mbere, kandi koko bagasanga mu nta bimenyetso bafite bya Mesiya. Noneho rero Yezu yaraje. Mbabwira ko Yezu yaje batabishaka, nubwo bari bamutegereje cyane ko yaje mu nzira zitari zo. Noneho akaza nivugira, noneho akazana n'ibindi bitangaza, noneho akaza no mu nzira zitemewe, akaza no mu nzira zitateganijwe. Abayuda ubwabo nibo babanje guhakana iyo nkuru, barayanga burundu. Ariko Yezu yarakuze, kanihute. Yezu yarakuze. Yezu amaze gukura, alhamdulillah, araje agiye gutangira kuvuga. Yezu twihute vuba vuba aranagiye. Yezu rero igihe yagendeye, nyuma y'igihe abantu baje gukora gahunda yo kwandika bino bitabo. Ubwo nihutishaga kugira ngo nongere mashyikire ibitabo, batangiye kubyandika. Ariko bagiye kwandika bino bitabo, cyangwa se bagiye guhitamo. Noneho tureke kwandika tujye mu guhitamo. Bagiye guhitamo ibitabo byitwa amavanjiri. Bahitamo ibitabo bijyanye n'amarangamutima cyangwa se n'ibyemezo byari byafashwe n'inama uko zagiye zikurikirana. Nitubona akanya nazo tuzabibabwira. Icyambere cyatumye Muhamad aza ni ukuza kuvuga ko hariho izindi mana ziri kumwe n'indi mana, cyangwa hariho imana imwe iri kumwe n'indi mana.
cyangwa mu bwami bw'Imana hatarimo imwe. Birigaragaza muri ibi bitabo. Nanone Yohana mu gice cya mbere ku murongo wa mbere hari amagambo asesengurwa ku buryo bwitondewe dukoresheje inyuguti. Ni ukubyihutisha, narabibabwiye ko mbere na mbere hariho jambo. Jambo ninde? Jambo ninde? Jambo ni Imana. Jambo ni Yesu. Ibyo ngibyo birazwi commonly, birazwi madini ya gikristo. Jambo ninde? Ni Yesu. Yego. Jambo ni inyuguti nkuru. Yego. Jambo we yahoranye n'Imana. Imana nayo ikagira inyuguti nkuru. Ibyo byita izina bwite abizi Ikinyarwanda. Kandi jambo ni inyuguti nkuru yari Imana. Ibibazo bitangiye kuza. Biraje komeza. Kandi jambo yari iki? Yari Imana. Umva none bitangaje. Uwo yahoranye n'Imana. Barongeye barabishimangiye. Kandi ibintu byose niwe wabiremye. Inde? Ibintu murimo murabyumva neza. Kubyumva murabyumvise. Ko jambo tubyite nk'ikizima ari Imana. Jambo ni Imana nkuko byanditse hano. Jambo ari Imana. Yego. Hanyuma noneho hakaza ko yari kumwe n'Imana. Zari zingahe? Ibyo ngibyo intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam yari ifite misiyo yo kuza kongera kubwira abantu ngo ndijwi nanjye, nkuko zababwira, ndijwi nanjye rirangurura ribabwira ngo nimugorora inzira y'Imana. Mwe murabyica. Imana ntabwo ishobora kuba ebyiri mu bwami. Ntabwo bishoboka. Kugeza ubwo intumwa y'Imana yabwiye ngo iyo haza kuba mu Imana ebyiri hejuru muri iyo ngoro, iyo haza kuba mu Imana ebyiri ibintu byose bari kwangirika. Yego. Sibyo? Umugore w'abagabo babiri byakunda. Urugo ruyoborwa n'abagabo babiri byakunda. None si iyo umwana yakuze, abantu bafite abana bakuru cyangwa aho mwabibona, iyo umwana yakuze agafatanya na nyina kuyobora urugo, isakaba nta jambo, abashobora kurwana na se mu ijambo no gufata ibyemezo byo kubaka no gushyiraho isikariye. Umwe muri babiri agomba guca bugufi. Papa araca bugufi tumuyobore na mama, cyangwa se umwana na nyina bemere se ababwira uko bagomba kubikora. Ni amategeko abiri. Ubundi umugabo uko akura, uko azamuka, uko imyaka izamuka, niko ubushobozi bwe n'ijambo bigenda bigabanuka. Noneho iyo atagihaha, ubwo aba yicaye hasi ategerejwe guhahirwa. Akenshi nyina w'abana aba afite ijambo ku rurishi rya se, kuko abana akenshi baba bari kumwe na nyina, niwe ubayobora icyo bari buhahe, kuko se n'ubundi atajya mu gikoni. Ninde ugomba gutanga amabwiriza y'ibyo bari buvanye kuri supermarket? Ni Mary rero niwe reference. Ntabwo reference ari papa. Yego. Nibyo mugomba kugenda nabyo mubyiga nyine mubimenye. Apana ibyo kwikaza ngo numva ngo ni muzehe. Urasubira ku isoko haye. Nukuri icyo bazanye. Okay. Ibihanga biri mu nkono ntabwo byashoboka. Yego. Imana ebyiri birakunda. Intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam abayahudi baraza baramubwira bati reka mbere kubakuresha ariko baraza baramubwira bati tugira ngo tuzajye dusenga Imana yawe umwaka, turabona waratunaniye, tuzajye dusenga Imana yawe umwaka umwe, naho usenga yacu umwe. Intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam mugiye ibitekerezaho ntirabona ibisubizo. Ijambo rita rituruka hakurya iyo ngiyo rirababwirira riti basubize ko, babwire ko mwebwe murabahakanye musenga Imana itari. Ya ayuhal kafiruna, ntabwo Imana nsenga la a'budu ma ta'budu. Imana nsenga mwebwe ntabwo ari yo musenga. Ku buryo nge namwe dushobora gusharinga Imana imwe yanyu iyo yahereye ku yabo. La a'budu ma ta'budu, ntabwo nsenga Imana mwese. Kandi namwe ntabwo musenga iyo senga. Yego. Arongera bisubiramo, birangira babwira ati mufite idini yanyu nanjye bagiriye. Stop.
abayahudi baraza baza kumubaza batari ko Muhamad watubwiye iby'Imana, nabwo ntiyabisubiza kubwe. Imana yongera yamubwira ngo basubize ko iyo Mana wowe usenga iyo ariyo Imana ni iyihe? Allahu ahad, Imana imwe, Allahu samad, nyiri kwiringirwa, lam yalid, Imana itabyara, wa lam yulad, kandi itabyarwa, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Imana itagira ikintu na kimwe wagereranya nacyo, laysa kamithlihi shay, Imana itagira ikintu igereranywa nacyo, huwa samiun alim, Imana ari umujuzi. Imana urayumvise, umwana wawe, umugore wawe, igihe jambo ashobora kuryumva akaritega amatwi, akumva icyo gisobanuye, akumva impamvu ari abasilamu, akumva impamvu atajya gusenga Mariya, akumva impamvu atasenga Yosefu, akumva impamvu atasenga Zuba, akumva impamvu atasenga ukwezi, akumva impamvu nubwo bamubwira ngo Imana irimo kuvugira muri icyo giti, ibyo byose akaba afite imyumvire imubwira ngo ibyo byose iyo Mana irimo kuvuga ntabwo ari. Yego igihe kimwe intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alaihi wasallam, sinavuga ko ari abantu bagenda bakurikiye utuntu, intumwa y'Imana barayibwira bati turashaka Muhamad rero twumvikane, turabona byanze, turabona ushaka kudusebya, turabona ushaka kudukura mu ntebe, ariko hari ikindi kintu twakubwira ukadufasha. Turashaka kuguha ubutunzi bwo muri iyi Maka, ubwicare hejuru bwose ubuyobore, ariko biriya bintu by'Imana biretse. Arabwira ati la, sawa, mwongere mumubwire ko tugiye kumuha ubutegetsi bw'aka gace kose, akajya hejuru y'ubwoko bwose akabuyobora, ariko iby'Imana iyo Mana ari kuvuga abayibure. La, agati no, bati lastire, tugiye kuguha abagore bose b'uyu mujyi, uhitemo abeza bose, ujye widagadura uko ushaka, ariko Imana yawe uyiretse ureke kutuvangira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaritegereje kubabwira, nyuma yo kumenya ibyo bitekerezo byose n'ibibazo, arababwira ati muramutse mumanuye ririya zuba, riri mu bushobozi bwabo, riri mu bushobozi bw'abizuba, ni ubukungu bundi burenze ibyo batekereza. Muramutse mumanuye ririya zuba mukarishyira iburyo, mukamanura n'ukwezi mugagushyira ibumoso, byombi nkabitunga bikaba mu bushobozi bwanyu. Ariko umva umuntu watunze izuba ukuntu yaba ameze, agira gutya akarizimiriza igihe ashakiye, akagira igihe ashakiye, ukwezi akakuzanira igihe ashakiye, mbese ni nko kumuha ubutunzi bwose ushobora gutekereza, ni nkaho yababwiye ibintu birenze, mimba bitajisi, kugira ngo anabananiza bereke ko nta cyashobora. Arababwira ati ntabwo nshobora kureka kuvugira idini. Umugore ukurikiye Imana ivuga, ukurikiye wenda amatelefone, ukurikiye mu isoko azajya ahahiramo, hari n'uwambwiye ko baje kumubwira bati wowe n'ubu wacu tuzakwereka aho uzajya uhaha bya make, umugabo azajya aguha iposho, hanyuma uhaha ibya make, tuzakwereka iduka uzajya uhahiramo ibya make ku buryo uzajya usagura. Ariko iyo umuntu agezeye, hari ikindi kintu bamubwiye kindi kirenze, ariko namara kugera muri rya soko akazajya ahaha, ariko andi yose azajya yatanga hehe? Mu rusengero. Tuzaba twungutse, niko bibaza, tuzaba twungutse bitatu, tuzaba twungutse we, tuzaba twungutse mu bucuruzi bwacu, tuzaba twungutse n'umubare ugomba gutanga amaturo. Bitatu byose icyarimwe tuzaba tuzungutse, kubera ko ni umugore w'umugabo ukora, ni umugore wirirwa mu rugo, azajya anabikora umugabo atabizi, ni uhaha, hanyuma umugabo azajya agenda ahahe agaruke, ahahe agaruke, ahahe agaruke, n'abana nitwe tuzajya tubitaho. Icyo kintu cya mbere mbabwiye kirumvikana? Ego, ngiye ku cya kabiri. Yezu akaba umwami n'umukiza. Reka tubijyanirane ko ari iby'Imana. Ego, akaba umwami akaba n'umukiza. Yezu n'indirimbo nyinshi ziririmbwa bavuga ko umwami Yesu azaza gutwara abantu be. Ego, azaza gutwara abantu be. Ndetse abenshi barambaye, nubwo utababona bambaye gutyo babona bagenda, ariko imitima yabo yambaye udutimba bategereje
umukwe kwahinguka mu marembo akabajyana ngo bajye mu bwami bw'ijuru. Ijuru ahubwo ari no numvize ari mu batu buriya ngewe nzanyura no kuri Yosefu kuko nawe azaba afite ijambo. Umuntu wemeye gushakana n'umugore atateye inda we ubuya byose nawe azaba afite ijambo. Aryo ubwo bwami bw'Imana bumeze nk'ikidari cy'ubukwe bw'umuntu umwe mu mujyi, imeze nk'ihema rinini ry'abantu 300 uburyo na Yosefu nawe azajya ku ruhande. Ego hari ukuntu abantu nyine bafata ibintu by'Imana bagahita babigira. Ni nayo mpamvu mu Bayisilamu iby'Imana ntabwo ubishushanya, urabyemera ariko ntabwo ubishushanya. Ntabwo byemerewe gushushanya Imana mu mutwe, ntabwo byemerewe kurota Imana uko isa, ntabwo byemerewe kurota Imana uko yicara. Ubwo ndimo ndavuga no kubitekereza byose bizana. Ntabwo byemerewe gushanya intebe, ntibyemerewe gushanya uko Imana isa, ntibyemerewe gushanya Imana uko igira igitsina, ntibyemerewe gushanya Imana uko ireshya, ntibyemerewe gushanya Imana uko ivuga. Ibyo byose mu Isilamu ntabwo abyemerewe. Nika kuvuga ngo mu Isilamu nta muntu wemerewe ibyo ngibyo. Ariko ashabul uquli naiya, ashabul uquli mutadanniya wa ashabul uquli dhaifa, abantu b'ubwenge bugitangira gukura bufite intege nke. Umuntu akoresha uko ashoboye Imana akayishushanyiriza umwana, akayishushanyiriza n'umubyeyi. Igitandukanye umuhungu wanjye aherutse kumbaza turi muri deba, yaramaje atari ko papa reka giye nkubaza ikibazo. Buriya harya ngo Yesu ni umwana w'Imana, ubwo papa we akaba Imana. Mariya ngo ya mugore w'Imana, Imana se n'umugabo cyangwa ntabwo mbizi. Atari ko hari n'abantu bavuga ko Yesu ari Imana, sibyo? Yesu ni Imana, hari abantu bamusenga bakanamuramya, nge narabyumvise. Sawa. None se niba ari Imana, ubwo na Mariya ni nyina w'Imana? None se ku Mana, Imana yo ikaba iyihe? Ubwo rero nyine ni ibintu byo gusobanukirwa. Urumva? Ubwo niba Mariya ni nyina w'Imana yihe muri za zindi ebyiri? Yesu niba ari Imana, hari abamusenga, nari ni Imana yindi. Mariya ni nyina w'ihe Mana muri izi? Ariko igitekerezo cye agavuga ko abantu bagombye gusenga Imana yindi, iyo ngiyo yindi, apana iyi ngiyi yabyawe na Mariya. Niba hari aho gusenga, umuntu yasenga iriya yindi, kubera ko ntabwo tuzi kugira umwana y'inkunga. Uyu nguyu we afite umwana, iriya niyo yamuhaye ngo ugiye kubyara umwana, aramubyara. Ubwo rero iriya niyo yashyizeho abo, ukiriya atari yo barangamira bakaza hano. Hano ufite nyir'ubwenge ikomeye. Umva turamutse tugiye mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Tito, arababwira ati ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwari bwo. Tangiye kubabwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kera kubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda gukiranuka, kubaha Imana mu gihe cya none. Umva none dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Arimo aracyamubwira aho hose murumva ari ikibazo, nta kibazo kiri, tugiye kugera hari ikibazo rero, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, bya bindi byose yamubwiye byo guca bugufi, byo kubaha,
kwigisha no kwirinda no gukiranuka bubaha Imana, ariko ngo bategereje kuzaboneka k'ubwiza bwa Yezu Kirisitu. Umva ijambo ribi ari we Mana ikomeye n'umukiza. Niyo magambo Pawulo yandikiye Tito. Ntiyayazanyemo hagati, yayazanye inyuma. Aramubwira ngo ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yezu Kirisitu, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Hantu habi ahinze igiti cyeramo amatunda ataribwa. Nibyo Muhamad yaje kubwira abantu ngo ariya matunda ntaribwa. Kiriya giti cyahinzwe hariya ntabwo ari sawa. Mwitonde, umukiza ni Allah, uyobora ni Allah, ubwiza bw'ikirenga ni ubwande, ni ubwa Allah, ukuzura ni ukwande, ni ukwa Allah, gusengwa no gusingizwa ni ibyande, ni ibya Allah. Ariko hano arababwira ngo ari we Mana ikomeye n'umukiza. Arimo aravuga Yesu Kristo. Bwira umwana wawe n'umuvandimwe wawe icyo bisobanura. Arimo aravuga ko uyu mukiza ari we watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Babe ubwoko bwande? Babe ubwoko bwa Yezu, bugira ishyaka ry'umurimo mwiza. Nta kabuza ngo Yezu yabonekeye Pawulo amubwira ko arimo kumurenganya, ariko ngo amusaba kumukorera. Niho bitangirira ubundi. Ariko icyo nashakaga kukubwira hano kuri iyi ngingo nuko yandikiye Tito amubwira ko Yezu ari we Mana yacu. Arimo kumubwira, arimo kumwigisha. Ego, ari we Mana yacu ikomeye, akaba n'umukiza. Ni ibyo ngibyo yigishije Tito, hanyuma Tito nawe atangira kubyigisha. Intumwa y'Imana Muhamad sallallahu alayhi wa sallama iraje izanye ubutumwa bukomeye. Aratubwiye ngo laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Arabisenye burundu ngo barahakanye ba bandi bavuga ko Yezu Mesiya mwene Mariya ari we Mana. Ntabwo ari ngewe ubivuga, ni igitabo, ni igitabo. Yego, kandi nta nabirimo. Yego, hano aravuga gutya na hano haravuga gutya. Nakubwiye ngo aba bavuze batya, ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imana yaramubwiye ngo laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal Masih ibn Maryam. Barahakanye, ubimenye, uraje. Ariko barahakanye, ujye kubareba ba bantu bavuga ko Imana ari Mesiya mwene Mariya. Ariko umva ibyo Yezu yajyaga ababwira. Menya ari naho ngiye gusozereza. Umva ibyo Yezu yajyaga ababwira. Qala al-Masih, ariko Mesiya yabwiye bene Israheli, arababwira ati yemwe bene Israheli, ubudullaha rabbi wa rabbakum, musenge Imana nyagasani wanjye kandi akaba na nyagasani wanyu. Innahu, mwumve neza, man yushriki billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna. Umuntu uzabangikanya Imana zikaba ebyiri. Mwabani Israheli mwe nimwumve. Muribuka umurongo wa Yohana yababwiye ko bagomba kugorora inzira y'iki? Y'Imana. Ego, Yezu hano arimo arabwira bene Israheli, arababwira ngo innahu man yushriki billah, umuntu uzabangikanya Imana mwabantu, faqad harama Allahu alayhi aljanna, Imana izamwima ingororano y'ijuru.
subhanallah wa ma'awahu na wazatura mu muriro ntuce ku ruhande munsi wabigenza ute kora amagambo ya subhanahu wa ta'ala wa mali zalimina min ansari kandi mumenye ko abanyamahugu baguto batazabona ubarokora ko bigenza hano uyu yigishije atya bitandukanye n'ibyo Yesu yigishije. Muhamad araje kini cya kabiri kigaragaza ko bamwise Imana mu yindi mvugo mu rundi rwandiko apana noneho no mu ivanjiri. Noneho Muhamad azanye misiyo yo kuvuga ati nyamuneka ibyo bintu ni mubireke. Ayo ngiyo ni muri suratu Al-Maida kuri 72. Turamutse tunyarutse dusozeza kuri aya yindi yo muri suratu Al-Maida kuri 17 yagasana tubira ngo laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn Maryam. Nayo imeze nk'iriya barahakanye babandi bavuga ko Imana ari Mesiya mwene Maria. Kul none intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igiye kubabwira ngo kul ongera ubabwira uti faman yamliku minallahi shay'a. Ninde wagira icyo ashobora imbere y'Imana? Ninde? Buriya butumwa bwa mbere bwarimo amakuru y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakabamo n'ijambo rya Isa alaihi salam yabwiye bene Israeli hariya. Noneho hano ubutumwa Imana igiye gutuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo abo bantu barahakanye. Noneho babwire ko nta wundi muntu wagira ubushobozi mu by'Imana. In arada an yahlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu. Ninde wabuze Imana icyo yakora iyo ishaka gukoreka gukuraho Mesiya wo nguwo ikamumworeka akajyana na nyina? Byari kubiki? Ari kugira icyo yitwara? Hari umuntu wari kuyivuguruza? Subhanallah. Wa man fil ardi jami'an. Ntugire ngo Imana yakuraho Yesu wenyine una nyina oya. Imana ishatse yazunguza isi ikajugunya. Ari waza kuyibaza? Imana iroreka igakuraho bahakanye wala yakhafu kuba. Ntabwo Imana ijya ivuga ngo urumva ngo nyuma yaho biragenda biterekata. Imana nta uyibaza. Nibyo intumwa sallallahu alaihi wasallam yari irimo kwigisha abantu. Nimwumva ukuntu ibyo bintu bimeze. Ubu arimo arababwira ko Imana ifite ubushobozi burenze. Yashobora gukuraho Yesu, igakuraho na Maria, igakuraho n'ibyisi byose. Mubwira abantu neza idini, mubigishe, mwicarane nabo, mubaganirize, mubumvishe amawayiza meza, abantu bave mu itiku. Abantu bave mu itiku, umuntu aratikura agatikura, utikurira mu isoko, itiku karisanga iwawe yicaye mu ntebe, ugatikura n'umugore n'umukozi n'abana. Bikanga ushwana na mugenzi wawe mucuruzanya hano, mukagira n'inzigo isanga mu rugo. Ugashwana n'umugore utazi icyo mupfa, ugashwana n'umwana utazi icyo mupfa, umwana akabura ubwenge, ibyo mukora bigahomba, ugatakaza agaciro, umuntu akagenda ari igicibwa kubera ko yatesheje agaciro mugenzi. Ibyo ngibyo abantu bagombye kuba babiretse bakajya muri. Hanyuma Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arongera aramubwira ngo babwire ko walillahi mulku samawati wal ardh. Imana niyo nyiri ubwami mu isi no mu birere no mu ijuru, wa ma bainahuma, nibiri hagati y'isi n'ijuru. Ego yakhluqu ma yasha, Imana irema uko ishatse. Wallahu ala kulli shay'in qadir, kandi Imana niyo ishobora byose. Uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje ije kurwana intambara yo kugarura abantu ku murongo nyuma yo gutanyishwa na bagenzi babo. Ubundi ako niko kari akazi k'intumwa. Intumwa y'Imana yagombaga kuza kuri iyo ngingo. Ego intumwa y'Imana yagombaga kuza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umuntu akiga isomo rivuga ngo koko intumwa yaje gutabara isi. Imana imwohereza rahmatan lil alamina, imwohereza ari impuhwe ku biremwa byose. Ndetse bundi twebwe na mahire abandi bahakanaga Imana bakabwirwa byakwanga, Imana ikarimbura igakuraho hakaza abandi bantu bashya. None twe turacyafite umwanya wo kwicuza. Uyu muntu urimo gusenga Imana imwe, ebyiri,
eshatu akavuga ko Yesu ari Imana kubera icyo adashobora kugaruka ngo akureho ikirenge cyangwa basake bukareba inyuma areba ibibazo yakibaza bishobora gutuma ajya mu murongo nkuko intumwa z'Imana zagiye zivyigisha. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birr wal fawzu bil janna wa najata min an-nar. Allahumma thabbit imanana ثقل موازينا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده نعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.